bashize mukama ukashiraho magnifique ukashiraho Cadman oya ngari Cadman mukama yatangira studio mukama yatangira studio akajya yitwaza ngo baje gukora ibigoma abana bakabaza ngo baje ngo gukora ingoma ngo baje Dega kazu keza kubasirerateri we irakodeshwa se iragurishwa amafaranga make cyane miliyoni 73 zonyine igiciro ntakuka cyangwa kuganirwa miliyoni zingahe 73 kandi ngo nta muntu ubura ijambo ku mafaranga uza yafite umurumva aravuga aka kantu kameze neza cyane miliyoni 73 miliyoni 73 kandi ziri negosiyable hanyuma se ushobora kusanga abantu twavugaga batakwirwamo hano kuri Alpha Palace hano hepfo aha ngaha hano hepfo kuri Alpha Palace ndetse na space nini aiwe kandi inzu nshya turabona birani ibikoresho bari bagiye ndabibona ko ari nshyashya kuhakura ariko ni Imari kabisa ifite rero ibyumba 4 iyi ngiyi ifite ibyumba 4 binini kabisa binini ibitanda bya 2 metre bijyamo ababa n'ama garde robe ibintu byose na rwambariro se rwabera cyane rarufite rwambariro rwabera rero rufite ariko urwambarira muri iyi minsi urwambariro dressing room ntabwo bishoboka ntabwo rwabura ntabwo abantu kubaka urwambariro byagenze biti byaturutse babikuye kuri stade babikuye kuri stade abana abakinnyi se bambarira ku kibuga arabona abakinnyi bambarira mu kibuga ariko nzu kwambarira ari naho gukinira naho kuganirira naho gutekera ntabwo abakinnyi bambarira mu kibuga niyo mpamvu bazanye dressing room kabisa ariko murakina basanga nta kipe zijya zambarira mu kibuga aho tureba mugomba kwambarira hirya mukaza mugatera bakaza batera amatsiko ariko iyi dressing room unanze ububake idafite dressing room kabisa iyi nzu ni itafari rihiye yose magnifique harani muri sala mwakusanyiza amafaranga bayikodesha ngahe hariya niba aratangira no kuyikodesha oya nta muntu urajyamo ni nshyashya ni nshya uzayijyamo niba uzayitashye zo kuyigura kuyigura miliyoni 73 negosiyable atahajyahe atahajyahe ko yahita tura bwa yandirimbo ngo nta aho gutura ahari yose yajya hehe hari siwezi endra kakazuni keza cyane yahita avuga ngo siwezi ndi mu kibanza gifite 350 ndumva ko kirenzaho 50 ku bisanzwe kirenzaho 50 miliyoni ziganirwa 73 73 ziganirwaho ikabiri Remera hano rwose munsi ya Alpha Palace abari Burayi abari ku isi hose cyane cyane abari kuri YouTube yanzuza aba diaspora cyane diaspora ndabakunda cyane bakurikira ibiganiro byacu kuri Nzuri diaspora ndabakunda wayibonye gikoni iyi ni kwizine ona ko ari inzu nziza cyane rwose aba diaspora ariko tubararika ejo cyangwa ejo bundi kwa gatanu bagezeho twari twababwiye duherutse kuvuga akanyenyeri 651 aho bonera ku mutungo udafite ibibazo utagwatirije udatambamiye n'iki byose basanze rero ikigo cy'igihugu cy'ubutaka cyasanze ibyo bintu bidafasha diaspora kuko ntabwo bakanda akanyenyeri telefone ntibakanda akanyenyeri hari ubundi buryo bushya rero bazakurikira hano kuri Nzuri market kuri YouTube bo bazajya bifashisha yaba yibereye Burayi no muri Amerika kareba ngo umutungo wanjye cyaho nshaka kugura mu API ni checking yego apana uryo kohereza mukuru wawe so wanyu nawe uzire nuvuga ngo baba mami akabu kashobotse rero kwanu ugiye kugura hadatambamiye hatagwatirije batagiye kukurya hanyuma niba wanatumye n'umuntu uze kuverify ibyo ari kukubwira niba bijyanye n'amakuru ari reyero ari muri system tuzabiganira ku wa gatanu kuko je tuzaganira kuri rukarakara hanyuma rero aba adresse ya hiriya nzu nyamuneka abayikeneye kwamagara make cyane ubundi kibanza cyayo ntabwo cyakaguzwe munsi ya miliyoni 40 ugereranyije naho kiri iyi nzu rero nubundi hari ahantu sura umuntu agiyemo ntiyaturamo amugani wa magnifique ngo hasase wangweramwe amata rwose hari ibintu byose babiri clean nimero rero za Nzuri barazibona kuri screen zabo ni 0788 48 67
97 cyo kimwe na 078 yego 23 nomero yoroshye cyane. Hano abana bo muri primaire bazaba bazifata zirazo hasi bajye bazibwira abavyeyi papa hamagara muri nzuri baduha inzu kabisa. ari nako kandi wajya ku mbuga nkoranyambaga Instagram, Facebook, Twitter indi ari byo vuga indi nayo yacu TikTok hose ni nzuri market kabisa. Uyu muntu yubatse aka kantu azibigezweho kari mu mashashi nako ubwo bwogero icyo kintu kiri hejuru aho kabisa barahabona. Uyu muntu agezweho yayubakiye aba diaspora oya n'abanyarwanda bamaze kuhabona bafite kofi miliyoni 73. U Rwanda rukwiye ibyiza. Iri ni igikoni cyo hanze kira ni igikoni cyo hanze, amashyiga yo hanze urabona afite na stock, ariko reba niyo korodoro kuntu ingana inzu y'insirimu kabisa, nakasirimu ni inzu y'abagabo kandi idahenze. miliyoni 73 ziganirwaho hari abantu ku nzu nshyashya noneho ugiye gutaha ku mugaragaro. Ntabwo yari nka zazi ndasumane yavugaga zo muri 70 zometse urugarika. Anyway, murakoze cyane Nzuri Market, murakoze cyane Dickson na Clement. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa? Sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Giricumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93 n'igice kimwe Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa, zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo, nko gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Giricumbi hamwe na Florent, Clement na Dickson live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93 n'igice kimwe Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri y_nzuri_rawa. Fine FM, the radio of your choice.